Munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ku mabanga 10 utabonera mu mpamyabushobozi y'ikirenga. Dusenge. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo udufashe, uduhe gusobanukirwa n'icyo ushaka ko twumva, mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe, ibintu 10 tugiye kurebaho utabonera mu mpamyabushobozi y'ikirenga. Ushobora kwiga ukaminuza, ukava primaire, kujya segonderi, kujya kaminuza, ugakomeza ukiga ukaminuza bihagije, ariko hakaba hari amabanga 10 ushobora kutamenya uramutse utayashakishije ku ruhande. Ayo mabanga 10 rero niyo tugiye kureba muri kano kanya. Ukambaza ngo ayo mabanga ni ayahe? Ayo mabanga 10, irya mbere rivuga ubugingo buhoraho ndetse n'urupfu nyarupfu. Hari ubugingo buhoraho, hakabaho n'urupfu nyarupfu. Icya kabiri ni inkomoko y'ibyo dutunze. Ahangaha iyo abantu bashatse gutebya barabaza ngo ese ari inkoko n'igi icyabanjije ni ikihe? Iyo urebye usanga inkoko iva mu igi, nyuma wareba ugasanga igi riva mu nkoko. Nyuma abantu bashaka gutebya, ariko harimo n'inyigisho ikomeye, ugasanga barabajije ngo ari inkoko n'igi icyabanjije ni ikihe? Iyo wifashishije ibyo twize mu ishuri, ntabwo ushobora kubona icyabanjije. Ndakurahiye, icyakora nanjye ntabwo mvuga yuko mfite impamyabushobozi y'ikirenga, ariko haramutse hari ufite igisubizo yifashishije ibyo yize mu ishuri mu bwenge busanzwe, atari ibigendanye n'iby'Imana, yaza kunsobanurira akambwira icyabanjije. Kuko iyo ugiye kugisubiza ukoresheje ubwenge busanzwe, usanga inkoko yaba yarabanjije. Undi yaza akagusobanurira ko iryo ryo ryabanjije, nabyo ugasanga nibyo. Nuko rukabura gica, ugasanga bibaye nka wa mucamanza wagiye guca urubanza, uje kurega agasanga ari kumvikanisha ingingo by'ukuri, uje kwiregura nawe akumva ingingo iri kumvikana, nuko ahita afata umwanzuro ngo mwese muratsindaguranye. Icya kabiri rero turi burebe ni ibanga ry'umubatizo. Aho abenshi bibaza ngo umubatizo waba umaze iki? Hariho abumva yuko umubatizo ntacyo umaze, akaba yakumva yuko hari ibindi bishobora gusimbura umubatizo. Hari n'abumva yuko iyo umize ibuye cyangwa se bakarishyira hejuru yawe rishyushye, ukasama bakakubatiza. Ntabwo nkomeje ubwo ku mihango ikorwa muri ibyo ngibyo, ariko bumva yuko ubatijwe. Harimo n'abumva yuko niba bagukubise inkoni nyinshi ukababara bihagije, icyo gihe uba ubatijwe bitewe nawe uri kubatirizwa. Harimo n'abumva yuko byaba bihagije niba uri umusirimu kutirirwa ujya mu mazi ngo umanuke ujyemo mu mazi, ahubwo ukumva yuko kuba batonyangirije ku gahanga cyangwa amazi bakayagutera, ibyo bihagije ububatijwe. Ariko ahangaha turaza kureba ibanga ry'umubatizo. Icyo cyari icya gatatu. Turareba ku cya kane, kongera kubaho nyuma yo gupfa. Ahangaha ibyo twize mu ishuri iyo bigeze ku rupfu birahagarara, ndetse ubwenge bugasa nkaho bwahagaze, ariko turaza kureba ese nyuma yo gupfa umuntu yongera kubaho ate. Icya gatanu ni kwezwa kw'isi ndetse n'ijuru.
abantu benshi iyo bagendeye ku byerekeranye n'ubuhanga twize mu isi, ntabwo tubasha kumenya uburyo isi izezwa cyangwa se ijuru rizakurwaho nk'uko tubibona, turaza kubirebaho. Ndetse icya gatandatu, tubona kwimana n'Imana imyaka 1000. Iyo turebye tubona mu by'ukuri hano muri iyi si ari iby'igiciro kubona akazi mu cyiciro runaka. Iyo ubonye akazi kaguhemba, nubwo kaba kaguhemba makeya, wumva hari ikigabanutseho ku bibazo wari ufite. Wagira amahirwe ubonye akazi kisumbuyeho, ukumva ugize amahirwe akomeye, ukumva ibibazo bigiye gusa nkaho birangira. Ahangaha rero ntabwo turi burebe uburyo umuntu ashobora kuba yakora mu kazi mu rwego runaka, ahubwo turareba uburyo abantu bashobora kuzabana n'iyaremye isi n'ijuru hano mu gihe kiri imbere hano muri iyi si. Icya karindwi, turareba amahoro yo mu mutima. Umuntu ashobora kwiga kaminuza ariko ntabashe kugira amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro turareba uburyo aboneka. Icya munani, turareba guhabwa imbaraga umuntu abasha kuzibona ate. Cya cyenda, inkota isatura ntuva amaraso. Iyo nkota ntabwo ushobora kuyimenya ukurikije ibyo twiga mu bumenyi busanzwe. Icya cumi ni ubwenge nyakuri. Iyo tugeze ku cya mbere rero, twifashisha igitabo bita Bibiliya nakomeje kubakundisha. Iki gitabo ntimukagisuzugure kandi ntimukakirengeshwe. Iki gitabo ni cyiza cyane, ndakibakundishije. Cyitwa Bibiliya yera. Nusoma uzasangamo amagambo aguhumuriza kandi agukomeza. Icya mbere, ubugingo buhoraho n'urupfu nyakuri cyangwa se urupfu ruhoraho, tubibona muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 2, aho bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bakazukira gukorwa n'isoni. Ndetse iyo turebye muri Matayo 19 umurongo wa 16, tuhasanga umuntu wabajije ngo nkore iki kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho. Iyo ukomeje gusoma imirongo ikurikiyeho usanga icyo uriya muntu yasabwe gukora. Icya kabiri ni inkomoko y'ibyo dutunze. Iyo turebye mu itangiriro igice cya mbere, dusanga Imana ariyo yaremye ibintu byose tubona. Ibyo tubona byose inkomoko yabyo ni mu ijuru. Ushobora kuvuga ngo ese niba wahimbye telefoni, wahimbye radiyo, wahimbye ibintu bitandukanye, ese yaba yararemye ubwo ngubwo si we waba warabaye intandaro y'ibyo bintu? Oya, ntabwo intandaro ari iyo ngiyo. Ntabwo yaremye, ahubwo yifashishije ibyaremwe kugira ngo nawe akuremo ibindi bintu. Imana rero niyo muremyi, nta wundi uwo ari we wese ushobora kwitwa umuremyi. Cya gatatu, ibanga ry'umubatizo. Iyo turebye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 4, ibanga ry'umubatizo, tuhasanga yuko Yohana yaje abatiza abantu ngo bababarirwe ibyaha. Dusanga abantu barababariwe ibyaha. Iyo batijwe rero uba ubabariwe ibyaha, aba ari ikimenyetso cyo kubabarirwa ibyaha. Nyuma iyo tugiye dukomeza, ariko ntari nataruka ahangaha, iyo usomye mu byanditswe byera usanga umubatizo ibyanditswe byera bivuga ari umubatizo w'amazi menshi. Iyo urebye mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 5, usangamo amagambo avuga yuko hariho Imana imwe, hariho umubatizo umwe kandi hariho no kwizera kumwe. Ntago rero imibatizo ari myinshi, ahubwo umubatizo ni umwe. Kandi tubonye yuko usobanura kubabarirwa ibyaha. Iyo tugiye ku cya 4,
tubona kongera kubaho nyuma yo gupfa. Nyuma yo gupfa rero tureba mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 15 umurongo wa 52, tugasanga ko mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Iyo tugeze ku cya gatanu dusanga kwezwa kw'isi. Iyo turebye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 7, tubona ko ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone ryabikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbure abatubaha Imana. Muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 7, kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremwe, iyo midugudu yashyizweho kuba kabarore ihanwa n'umuriro. Ahangaha dusanga yuko hazabaho guhanishwa umuriro, nk'uko bariya bagiye bakora ibyaha bitandukanye kugeza ubwo basambana bagakoresha imibiri uko itagenewe, ariko iyi si nayo izejeshwa umuriro. Mu byahishuwe ubwo tugeze ku cya 6 kivuga kwimana n'Imana imyaka 1000 mu mbabarire. Tureba mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ariko bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Icya 7 kiravuga ngo amahoro yo mu mutima. Iyo turebye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27, dusanga aho Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simba nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amahoro nyakuri atangwa na Yesu, kandi iyo ukomeje gusoma usanga yuko nta mahoro y'abanyabyaha. Iyo turebye ku cya 8 kiravuga ngo guhabwa imbaraga. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo rero hari igihe dushobora kwibaza umunyambaraga uwo ari we, ariko buri wese afite uburyo ashobora kuvuga imbaraga ze, ariko imbaraga nyakuri ni imbaraga zituruka ku mwuka wera. Iyo turebye icya 9 kivuga ibyerekeranye n'inkota isatura ntuva amaraso. Iyo nkota ya mugi yombi ari igereranya ijambo ry'Imana, isezerano rishya n'irya kera, biboneka mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira kandi ukagambirira. Ubwo hari byinshi byahishuwe bishobora kwifashishwa mu kugira ngo umuntu babashe kumenya ibyo atekereza, ariko ijambo ry'Imana ryo rirahagije kurikoresha kandi rigahura n'ibyo umuntu arimo yibwira, rikabigenzura, rikagaragaza niba ari byiza cyangwa ari bibi. Icya 10 kivuga ibyerekeranye n'ubwenge nyakuri. Iyo turebye muri Yobu 28 umurongo wa 28, dusanga ko maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo bari kuvuga injijuke, tuvuga abagiye bagira ubumenyi butandukanye mu by'ishuri, ariko iyo wavuye mu byaha, iyo wagize kubaha Uwiteka, aba ari ubwo bwenge nyakuri. Ntabwo ndi guhakana amashuri, ejo tutazakubitana nagiye kwiga ukavuga ngo se wagiye, ahubwo ahangaha ndi kukubwira ibyo amashuri adashobora kukubwira. Dusenga Imana. Mana nziza,
tumenye yuko hari ibyo dushobora gukura mu mashuri ariko hakaba n'ibindi tutahamenyera. Turakwinginze ngo uduhe kumenya ubwenge nyakuri kandi tumenye ko ijambo ryawe ari umushorera w'ukuri. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.